Reka rero twongere tubashimire kandi tubasuhuze tubabwira tuti amahoro y'Imana bane namwe hashize igihe kirekire mutatubona hano ariko mwabonye ko twongeye kugaruka. Reka rero tubasuhuze kandi tubifurize kugira amahoro y'Imana ibyo urimo byose gukora ukomeze uhirwe uhahe uronye akazi urimo kose kagende neza. Hanyuma rero nitwa Byiringiro Thierry akaba ari nge muri kumwe nk'umunyamakuru hano ariko nanone mwabonye ko turi kumwe na Apotre hashize igihe kirekire mutamubona mutamwumva hano kuri YouTube channel Umwizera TV show. Ndaboneraho no kwibutsa umuntu utarakora subscribe kugira ngo ayikore kubera ko ngira ngo Apotre dufite byinshi agiye kuduha muri iyi minsi nyuma y'igihe kirekire yaramaze twaramubuze. Muraho neza? Muraho. Reka dutangire utwibwira wongera kwibutsa hari umuntu ushobora kubaje bwa mbere kuri channel ndagira ngo umwibwire akumenye nawe akwibuke. Ndagushimiye cyane Bwana Thierry nk'umunyamakuru kandi nongeye kwishimira Imana cyane kubera ko iduhuje kuri uyu munsi kugira ngo tugirane ibiganiro. Urakoze rero kumpa ikaze kuri iyi televiziyo Umwizera TV show kubera ko maze igihe kirekire koko nkuko bivuga nta kiganiro ntanga kuri televiziyo ariko ndaza kubanza gusobanura impamvu ndisegura kuba dukurikira kugira ngo batagira ngo kwari kubatererana. Ndahari rero murambona n'ubundi uyu munsi nongeye kugaruka. Amahoro y'Imana abe muri mwe kandi ndabakunda. Ndabizi neza ko namwe mudukunda mwe mukurikirana ibiganiro byacu. Ngira ngo ndaza kwisegura rero kubera ko maze igihe nyine ndaboneka ariko burya utambonaga nubundi nari mpari ahubwo nuko ntaje kuri televiziyo. Maze igihe kirekire rero bakunzi bacu naragiye kongera guhawa ubumenyi kugira ngo nongere ubushobozi. Nari ndi kwiga kubivuga ntago ari ibanga. Nari ndimo ndiga kugira ngo nabyo bimfashe mu nzira ngendamo kandi mbasha gukora. Uyu munsi rero ndi Apotre Anastase nkuko musanzwe bimenyereye ariko ndi n'umunyamakuru. Uyu munsi rero natumiwe nk'umunyamakuru umusesenguzi kandi nabwo nk'indumwa ibwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Murakoze. Arakoze cyane. Ngira ngo rero wowe rutarasobanukirwa ngira ngo amaze kugwaho incamake ire bugufasha kugira ngo nawe ikigano tugiye gukora uze kuba uri kumwe natwe ariko nubundi wamaje gusobanukirwa imva n'imvano nibe ko babivuga mu Kinyarwanda. Hanyuma rero ngira ngo Apotre tutaje gutinda tuze guhita twinjira mu kiganiro. Ngira ngo mu minsi yashize cyangwa se umwaka ushize hashize amezi menshi habayeho ifunga n'ifungurwa insengero twategereje ko ari cyo uzabivugaho turaheba abenshi muri twe ariko ngira ngo kuri uyu munsi watubwiye impamvu utaruhari niyo mpamvu ngira ngo uze kudufasha gusobanukirwa insanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye kuganiraho. Ese koko u Rwanda rwaba rufatwa nk'igihugu kitemera Imana? Ndagira ngo dufashe gusobanukirwa ukuri kuri byinshi abanyamadini bahishe abanyetorero kubijyanye n'ifunga n'ifungurwa ry'insengero. Urunarushaho kudusobanurira ese n'insengero zafunzwe n'itorero n'iki bihuriye he bitaniye kugira ngo twese tuze kurushaho kubisobanukirwa neza. Ngira ngo ikiganiro uyu munsi wifuza ko nsangiza abakunzi bacu ni ikiganiro cyagutse kandi ni ikiganiro kinini kandi nabwo ni ikiganiro cyiza ariko abenshi badakunda kuvugaho badakunda kugira icyo babivugaho. Ngira ngo agiye gushira imyaka igeze kuri ngahe hafi 2 ngira ngo ifungwa ry'insengero cyangwa se gufunga amatorero niko benshi babyita byatangiye cyane mu mpera z'ukwezi kwa 7 ku mwaka wa 2024 ariko ntabwo ari bwa mbere kiriya gikorwa cyari kibayeho kuko igihugu cy'u Rwanda cyabanje kugenda giteguza abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere kibabwira ibigomba gusabwa n'ibigomba gukorwa. Hanyuma nyuma rero biza gusa n'ibyatunguranye. Cyakora cyabaye igikorwa cyatunguranye cyane ku banyarwanda ko batari bakiteze ari nayo mpamvu cyateye benshi kuvuga imvugo zitandukanye. N'uyu munsi benshi bakaba bibaza byagenze bite, u Rwanda ni ukutemera Imana, ni igihugu kitemera Imana nk'uko babivugaga ariko by'ukuri hari ubusobanuro burya abantu benshi bakunda kwicwa no kutamenya ukuri. Ngira ngo abadukurikira ndabanza kubiseguraho nubwo nababwiye ko ndi umunyamakuru kubera ko ari nabyo ndimo nsoza mu mashuri yabyo ariko ntabwo bihindura ukuri kwanjye ku ijambo ry'Imana kubera ko ahubwo biramfasha kugira ngo mu busesenguzi no kwigisha ijambo ry'Imana ndusheho gukoresha ukuri. Nguko rero mubizi nkunda ukuri ku buryo nakemera ndetse ukuri nka gupfira umuntu akanyica kubera ko gupfa turabisangiye twese tuzagera igihe dupfe ariko ntabwo mbanje kuri iyi kamera kugira ngo ngire ibinyoma mbwira abantu cyangwa se habeho hiti ngo Anastase yavuze ngo nibazamukurikira murebe
kundeba ni byiza no gukurikira ni byiza, ariko igikomeye ni message mfite kandi y'ukuri. By'ukuri ngo mu ijambo ry'Imana nigisha, abenshi bakunda kungurukira nabo nigisha, ngunda gukora ubushakashatsi buyobowe n'umwuka kugira ngo mbwize abantu kuri, kubera ko isi yose ikeneye kuri. Kandi ati ijambo ry'Imana ridusaba, kuko nibyo Yesu yatubwiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 8 umurongo 32 ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niho kuzagira ute, niho kuzabatura. Ngize amahirwe ko mumbaye gusobanura neza ku byerekeranye n'ibiri muri focus yanjye cyangwa se ibyo ngurikira. Muri igihe cya none isi yose ifite ibyihugiyemo, hariho ibikuba by'intambara hirya no hino, abenshi bari ku macano basobanura ibyerekeranye n'intambara ziri kubera mu bihugu bitandukanye. Nabyo ni byiza, niyo kariyeri yabo, ariko ngewe focus yanjye ni imyemerere, ni imyizerere, ni nacyo nshaka kugira ngo tuzajye tugendanamo. Kurikira rero ukuri, ariko nkwiseguraho nyine ko maze igihe ndaboneka. Sinzi niba mwanyemerera rero tukinjira muri deep kugira ngo umusesenguzi tugire icyo tuvuga ku byerekeranye n'ifungurwa ry'amatorero mu Rwanda. Bitera benshi nguko umunyamakuru abimbaza, bitera benshi kuvuga ko u Rwanda rwahakanye Imana. By'ukuri ntabwo u Rwanda rwahakanye Imana. Mbere yuko nsobanura, u Rwanda, abanyarwanda bakunda Imana cyane, barayikunda, kandi buri abanyarwanda bakunda ukuri cyane ko ari n'abanyakuri. Kereka wakwirengagiza nyine ku ruhande rwe, wenda biramutse bitushe ku ruhande rwe akagira, ariko u Rwanda guhera ku banyarwanda, guhera ku buyobozi bw'u Rwanda, bose bakunda Imana. Ntabwo wabura gukunda Imana. Wabura gukunda Imana gute se? Abanyarwanda Imana baranayirahira bakavanguyirirwa ahandi igatahirwa, kandi Imana niyo idushoboza, dushobozwa byose n'Imana kuko ariyo iduha imbaraga. Ngira ngo Thierry uraza kunyemerera, hari ibintu bimwe abantu bajya bagira, nubwo turaza kugirana ikiganiro ku byerekeranye n'iryo funga n'ifungurwa, nta n'icyo twari twabivugaho, ariko ngire gusobanura ko u Rwanda mu gisubizo cya mbere ngomba guha, cyangwa se naho abandi banyarwanda bibaza ibyo bintu ko bimeze, abanyarwanda bakunda Imana. Bakunda Imana, kandi Imana natwe iradukunda. Hari ibimenyetso byinshi dufite by'uko dukunda Imana, ndetse nta n'umuntu warwanya Imana ngo ayishobore, kuko Imana yo ifite imbaraga. Buriya hari ibintu bigize kuri 5 ngira ngo mbabwire mwebwe abadukurikira, bigaragaza gutakaza inkomoko ukabura icyerekezo. Ibintu 5 bigaragaza gutakaza inkomoko ukabura icyerekezo, harimo guhakana ko Imana itabaho. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri ni ukwanga cyangwa se kwihakana iso na nyoko. Ibyo bintu rwose ni ibintu biri mu bintu bishobora kugaragaza ko utakaje inkomoko kandi ukabura icyerekezo. Icya gatatu ni ugutuka no gusebya umukuru w'igihugu cyawe. Ibyo bintu uko ari 3 ubyumve. Ngewe ubwiye none icya kane. Icya kane nacyo ni ukurwanya ubwamubarizwamo. Ibyo bintu ubifata none ababwiye ko ari 5 rero. Icya gatanu ni ukunegura uwo mwashakanye mu ruhame, ukaba wavuga inengeze mu gihe kitari icyazo, ukabivugira mu ruhame. Ibyo bintu byose uko ari 5 mabwiye bigaragaza gutakaza inkomoko, hanyuma ukabura icyerekezo. Ndagira ngo nyakubahwa Thierry nk'umunyamakuru, ibyo nabyo nabura kubura kubivuga kugira ngo bize kudufasha mu biganiro mu busesenguzi bwacu, ariko ndagira ngo by'ukuri twinjire mu kiganiro. Nyamunyemerera ko twikinjiramo. Katangira nta kibazo. Ibyo nabyo biciyemo nabyo mbiboneyeho. Ntabwo nibaza impamvu umuntu asebye uwo bashakanye mu ruhame, n'ubundi bari buze no gusubirana. Ariko abinjito bisobanukiwe, urumva ni ikibazo. Iyo ni imibanire y'abantu n'abandi. Noneho mariage buriya ni ikintu gikomeye. Iyo ndeba mariage rero ndeba n'imibanire y'abantu n'Imana. Birumvikana rwose. Birahita binatuzana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kuba umunyarwanda yagenda avuga ngo u Rwanda ntirwemera Imana ari igihugu arimo. Icyambere kimwe ari kwihakana ubwamba barizwamo, hakaza no kwagusebya cyangwa se gushaka kuvuga nabi umuntu muri kumwe mu bana muvandimwe muri make. Twemerero twinjire mu kiganiro, ubanza no kudusobanurira itorero ni iki, kugira tumenye se n'itorero n'uri ryafunzwe n'iki. Urakoze cyane. Nari nzi ko aribyo ndaza gutangiriraho, kuko iki kiganiro kigamije kugira ngo dukure abantu mu rujijo kandi tumenyekanishe ukuri kw'ibiriho. Ubundi akenshi abantu bagunda gutungurwa, ngira ngo nk'uko nabivuze, ikintu cyerekeranye n'ifungurwa ry'amadini n'amatorero, niyo mvugo twahereyeho nayo nyito,
kubera ko ariko abantu babyita ariko nta nubwo ariko leta yibyita kuko buriya leta yo ibyayo irabizi ariko hari ibintu nyine byagiye bitungura abantu ariko mu buzima busanzwe rimwe na rimwe duhura n'ibibazo nabwiye ko nanjye na apotre mbwiriza ijambo ry'Imana apotre akwirakwiza ubutumwa ariko ntabwo byigeze binshoboza kuba nakwirakwiza ubutumwa cyangwa se kuba navuga ijambo ry'Imana n'uyu mwanya ndimo ndabwiriza ubutumwa bwiza ubu ni ubutumwa bwiza kugira ngo umuntu wese amenye yajye hari ibintu buryo bitagombye gukerereza umugenzi ngo wiri kuvuga ngo amadini yarafunzwe amatorero yarafunzwe ntabwo Imana yapfuye Imana irahari niyo mpamvu rero ngira ngo nubwo biba bitunguranye ariko ntabwo ari ubwa mbere aya mateka abayeho mu byerekeranye n'iyobokamana cyangwa se mu byerekeranye n'imyizerere ari nayo mpamvu turaza kubireba tubanze turebe ibice byabyo uko ari bingahe tumaze kureba se icyafunzwe n'iki ariko nta birenze niko abantu benshi bajya bavuga ngira ngo tumaze no kubimenyera n'abandi bantu bamaze kubimenyera igikomeye kirimo nuko Imana idukunda kandi natwe tukaba twemera Imana tunayikunda so ari ibintu tugomba kwibaza muri iki kibazo mumbajije tugomba kwibaza ngo ubundi kuko by'ukuri icyafunzwe n'iki kuko nubwo mbwiriza ubutumwa nk'abandi muri cya cyiciro ndetse cy'abahagarariye amadini cyangwa se cy'abantu bafite imyemerere wenda igiye inatandukanye n'abandi bantu ariko nabwo iyo hari evenement ibayeho cyangwa se ikintu kikabaho bindera kwibaza no gusubira ahandi hantu none kugira ngo mbone ikintu nabwira abandi bantu kubera ko ndabizi neza abantu benshi mu bahagarariye amadini n'amatorero baracecetse ntibagira icyo bavuga ndetse rimwe na rimwe n'umuyoboke cyangwa se umukristo cyangwa se umuyoboke w'iryo dini yabajije ati se twazize iki akenshi ntabwo bakunda kubona igisobanuro n'igisubizo kubera iki rero kubera ko ibyafunzwe nyine ubwo abagaragaje ko bitamenyekana kandi wenda biri mu byahagarariye ariko birakwiriye ko abantu bamenya n'imikorere dukoreramo bakamenya n'ibyo duhagarariye ibyo ari byo bakamenya n'uko babyitwaramo ndetse n'ubundi buryo twabisigasira kugira ngo bibashe gutungana ku kibazo warumbajije cyangwa se kugira ngo n'abandi babyumvireho ndagira ngo nkubwire ibintu bigeze kuri bibiri turaza kureberamo ubundi abenshi babyita ko ari akarengane k'itorero bakavuga ko itorero mu Rwanda ryarafunzwe mu Rwanda ntabwo bagira itorero rirenze rimwe mu Rwanda ubundi bagira itorero rimwe ni itorero ry'igihugu ry'ababyinnyi niyo torero riba mu Rwanda nta n'abantu mu bitabo by'u Rwanda cyangwa se mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB nta hantu handitse itorero ritari itorero ry'igihugu ahubwo handitse imiryango ishingiye ku myemerere ngira ngo tujye tubikosora kandi tubivuge mu mvugo yabyo kuko ngira ngo iyo miryango benshi mufite ibyangombwa ubwo niho turaza gutakaza za mvugo zo kuvuga ngo amatorero n'amadini byarafunzwe ngira ngo rero bigomba kuvugwa mu mvugo yabyo ni imiryango ishingiye ku myemerere niko yitwa mu rundi ruhande ari naho bajya bakoresha ijambo idini cyo wenda nanacyemera ariko kuvuga ngo itorero ryarafunzwe uramutse ariko nawe ubyumva akaba ariko umushumba wawe yakubwiye akaba ariko abandi bantu babivuze ubwo bwaba ari ubuhakanamana ariko gishobora gutuma abizera ku mpande zitandukanye cyangwa se abemera Imana abayoboke bayoboka iyo miryango batangira guhakana ndetse banavuga ko Imana ishobora kuba yaratsinzwe kavuga ko Imana yatsinzwe ko u Rwanda rwarenganyije Imana kandi se u Rwanda se rwarenganya Imana hari umuntu urwana n'umurusha amaboko ntabwo byashoboka nta muntu urwana n'umurusha amaboko nacyo mujye mukimenya nta mu president n'umwe wavuga ngo ngiye murwanyije Imana ahubwo nawe arayisaba kugira ngo arambe ku ngoma ahubwo gusa ibiri mu buryo bw'abantu cyangwa se ibihuriweho n'abantu abantu bagomba kubiganiraho kugira ngo nabwo bihabwe umurongo kandi bigahabwa gahunda aho ngaho ndaza no kubwira impamvu nyamukuru yatumye leta y'u Rwanda ifata ibyemezo byo kugira uburyo bwo kubangamira cyangwa se gufunga imiryango imwe n'imwe mu bikorwa byayo hano mu gihugu cy'u Rwanda uraza gusanga bikubiye mu isano iyo miryango ifitanye na leta bwite isanzwe ifitanye nayo burya bigiye kubita umwana ntabwo upfa gukubita umwana wa rubanda akenshi umuntu akubita umwana we ntabwo akubita undi mwana w'abandi bantu hanyuma rero mu byerekeranye
ntitwara twinjira muri politike, ariko reka tubanze twinjire mu cyerekeranye n'imyemerere. Twebwe tubwiriza ijambo ry'Imana. Ni gute wasobanurira umuntu ize evenement zabaye, evenement yabaye mu gihugu cy'u Rwanda yo gufunga biriya, tuyisobanura dute? Ntabwo ari imbaraga nke za pasiteri, icyo ntabwo ari cyo. Ntabwo ari imbaraga nke za padiri, ntabwo ari imbaraga nke z'uhagarariye umuryango w'idini, ahubwo ni imiterere na structure cyangwa se uburyo ibyo bintu bigomba kuyoborwamo no gukorana n'izindi nzego za leta. Hanyuma kimwe cyabangamira ikindi bikaza kuba ikibazo gikomeye. Icyo rero nshaka kubwira, turaza kureba muri nimero ebyiri, turareba A na B mu buryo bw'iby'umwuka, icyo twita akarengane. Akarengane ubundi tubona mu ijambo ry'Imana ni akarengane kazakorerwa itorero. Aho karengane kazakorerwa itorero, ngira ngo no mu gihe cy'intumwa, abasoma Bibiliya, mu gihe cya Kristo amaze gushyiraho intumwa zijya kubwiriza ubutumwa bwiza, habayeho igihe cy'akarengane. Habayeho igihe cy'akarengane, itorero riratotezwa, itorero rirarenganywa, itorero ritangira kubuzwa amahwemo, ndetse benshi bakazira ubutumwa bwiza kuko bari kwigisha mu rindi zina, bari kwigisha mu izina rya Yesu Kristo. Ngira ngo abajya basoma muri Bibiliya, mugasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hari n'aho intumwa zigeze zizira ko zakijije umuntu wari urwaye, kubera ko ngabo ba nyirawe batamubonyeho ibiguzi. Aho ngaho bigatuma ba Pawulo bashyirwa mu nzu y'imbohe, bigatuma bakubitwa, ba Petero bahuye n'akaga gakomeye. Aho ngaho hari ukurenganya itorero. Hanyuma tubona neza ko no mu minsi y'imperuka n'ubundi itorero rizarengana, kubera ko Bibiliya uko yanditse, iyo dusomye mu gitabo cy'umubwiriza, ni mu bitabo Salomo yanditse, igice cya 3:15, haravuga ngo ibiriho byahozeho, kandi Imana yongera kugarura ibyahozeho kera. Ni ukuvuga ko ijambo ry'Imana ryo riraninga kandi rigenda rigaruka naho ryahoze. Niyo mpamvu rero akarengane ko k'itorero kagomba kuzabaho kandi kagomba kubaho. Ariko ntabwo kazaba mu Rwanda gusa, kubera ko itorero ntabwo riba mu Rwanda gusa. Nigeze mubwira ngo u Rwanda rufite itorero rimwe, itorero ry'ababyinnyi. Ibindi bihari ni imiryango ishingiye ku myemerere. Ariko hari nabwo abanyetorero. Mu Rwanda harimo abanyetorero. Abanyetorero ni abantu bagize amahirwe yo guhishurirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bashobora kuba babarizwa muri aya madini cyangwa batabarizwamo, ariko bafite imyizerere yo gushikama ku Mana no kwemera Imana, no kwemera Imana. Ntabwo rero itorero rya Kristo ry'umwuka rirorokarize ibunaka ku buryo warirokariza ngo riri Kimirongo, riri ibunaka. Iryo torero ahubwo nyine riri muri ba nyiraryo. Ni itorero ry'Imana, abacunguwe, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kwizera ntabwo biba mu idini, kwizera ntabwo bikorwa muri iriya nzu duteraniramo, kwizera bituruka mu ijambo ry'Imana. Cyane ko intumwa zo zagiye zigisha ijambo ry'Imana, zigiye mu misozi, kujya mu ngo z'abantu, ariko umuntu agahindurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, akizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo rero biriya bivuguruza itorero, ntibinakuraho itorero. Nta naho leta yahurira n'itorero ngo ijye kurifunga. Itorero rye ni ikindi kintu gihanitse, ahubwo ushobora gusanga n'abagize leta nabo bari muri iryo torero, ariko ntabwo itorero ryo warirokariza ngo urishakire ahandi hantu, cyangwa se ngo ujye muri ziriya denomination zacu noneho ngo uvuge ngo uko nitwa n'iryo torero. Ntabwo ariko bimeze. Iriya ni imiryango ishingiye ku myemerere, ifite mu ntego zayo uburyo bwagutse bw'imikorere, ifite n'izindi nsanganyamatsiko, harimo n'indi mibereho itari ndetse no muri Bibiliya. Ni ukuvuga rero hano tubona neza ko akarengane karabaye k'itorero, kandi n'ubundi akarengane k'itorero karahanurwa ko kazaba. Hari ibyo Yesu yavuze hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana 16:2, abwira abigishwa, abateguza hakiri kare, arabwira ati mwebwe bazabaca no mu masinagogi. Ubundi akenshi itorero n'idini ni ibintu bibiri bihabanye, kubera ko umunyetorero n'umunyedini ntabwo bafite bimwe, ntabwo bakiriye bimwe. Muze kunyumva neza, wenda uraza kwibaza ati kubera iki batakiriye rimwe? Kubera ko itorero ntabwo ari abantu bayoborwa n'amategeko. Itorero mu buryo bw'umwuka ni abahishuriwe ubuntu bwa Kristo, bakiriye ubwo buntu butagira ikiguzi, kandi abo bantu bizeye Kristo nk'ingabo yabo. Ntabwo ubuntu bw'Imana babugura, kandi none itorero ryigisha ubuntu n'amahoro. Idini nayo ikaba ishingiye ku mategeko, kuko idini igira n'amategeko y'umwihariko nk'ay'igihugu. Idini igira amategeko yayo bwite imbere, kandi nabwo bafite Bibiliya. Ngira ngo rero urumva ko idini ifite imirongo migari. Ni nayo mpamvu burya rimwe na rimwe hari aho idini itakigongana n'igihugu. Ndaza kukubwira n'indi ngingo ituma igihugu gishobora kwivanga
mu byerekeranye n'idini cyangwa se imiryango ishingiye ku myemerere. Iki kiganiro ni kigari ariko turaza kukigabanya kugira ngo tuze kureba ukuntu duhinguka ku ntego nyamukuru, ariko kubasobanurira ibi ngibi nabwo ni ibintu by'ibanze. Urumva ko idini iyoborwa n'amategeko, itorero rikayoborwa n'umwuka. Iyo tuvuze umwuka ni ugushingira ku byanditswe byera by'ubuntu. Nta nubwo itorero ryajya kurwana ngo kuki mwamfungiye warifunze hese. Nta nubwo ndetse no mu Rwanda mu itorero wavanga itorero ntabwo rigisenga. Itorero rirasenga n'uyu mwanya kandi turimo turasenga. Itorero rirasenga, wenda uburyo bwo guterana kw'imiryango ishingiye ku myemerere bwagiye bugira inzitizi kandi hashingiwe nabo ku zindi reasons cyangwa se impamvu zumvikana. So iki ni igice cya mbere muri A cyerekana ko ibi bishobora kuba, turi kuvuga ku byerekeranye n'ikimana bivugaho mu ijambo ry'Imana, bagaragaza ko ibi bishobora kuba biturutse ku karengane k'itorero, ariko dusanze neza ko itorero ritari ryarenganywa. Ikindi ku byerekeranye n'akarengane k'itorero, ntabwo itorero rizarenganywa n'amaleta y'ibihugu. Nimba mujya musoma Bibiliya neza, ngira ngo ntabwo ari ukubirariraho, nta nubwo ari nanjye mpuguke cyane cyangwa se umuntu wize kurenza abandi bantu. Dufite abashumba benshi b'amadini cyangwa se bahagarariye ya miryango bagiye biga amashuri asanzwe bakanarangiza, uretse ko nanjye ntatakaye kuko mfite amadiploma ageze kuri 4 mu byerekeranye na teoloji, ariko ntabwo ari byo bimpesha ubumenyi, ahubwo hari ihishurirwa ribaho, Imana igahishura abayo yatoranije kugira ngo ibahe ibyananiye abahanga. Ariko by'ukuri n'abandi ari byo bazi ariko bashobora kuba birengagiza. Ntabwo akarengane k'itorero kazakorwa n'amaleta y'ibihugu. Akarengane k'itorero kazakorwa n'amadini, kubera ko itorero n'idini n'ibindi bibiri bihabanye. Ubutumwa itorero ryigisha busenya idini, kubera ko idini ifite imirongo migari nk'uko nakubwiye, harimo n'izindi nyungu z'umubiri kandi zifatika zatuma bagufatiraho n'icyuma ku muhogo. Rero ubutumwa ngo kujya kwigisha ngo itorero rikajya kwigisha ngo twahawe ubuntu na Kristo cyangwa se ngo ijuru ntirikorerwa. Uramutse ubwiye umuntu ngo ijuru ntirikorerwa ukamubwira ko nta bindi biguzi umuntu yemereye gutanga nyuma y'urupfu rwa Yesu, ahita ko rwose akubara nabi akavuga ati n'umupagani ntabwo uzi ibyo ukora, kandi icyo gihe ubushenye idini. Ubusenya idini. Idini iracyari mu mategeko, idini iracyari mu butambyi, idini iracyaka amaturo, idini iracyaka icyacumi, ariko nabwo nubwo babyitirira Imana hari ibyo ntabajajingaho, hari n'ibyo ntabafatira wenda ngo mbafatire ibyemezo runaka ko ntarimo babafatira ibyemezo. Kuko niba ari association, kuko idini ni association comme les autres, c'est une association comme les autres. Ni ishyirahamwe rishingiye cyangwa se umuryango. Yavuze umuryango na association. Hanyuma ikindi cya kabiri, ngira ngo idini kugira ngo ikorere mu gihugu, turaza no kubigeraho, yaka ibyangombwa mu gihugu kugira ngo yemerewe gukora, kandi ko n'indi miryango n'amakoperative yose ikora ikerekana stati yabo, bakareba nimba ntacyo bizabangama ubundi bakagira. Ariko ntabwo itorero ryavuga ngo ni munyemerere nkore. Itorero ubuse ndi kuvuga bisabye ko bigomba mfa kuvuga kandi ibintu by'ukuri natumwe n'Imana, cyangwa se ari Imana yambishuriye. Nta muntu warwanya ijambo ry'ukuri ry'ubugingo, ariko iyo uramutse uvuze ibintu bitari byo, aho ngaho wanabasha kuba wakurikirana. Urumva rero nko kubwira itorero rivuga ngo ryaguzwe amaraso ngo ku buntu, Yesu Kristo akabacungura, akababera ibitambo, akababera ituro, akababera noneho kaza ibyo tuzanabibona mu gitabo tuzasoma ubutaha, igitabo cyerekeranye n'ibimenyetso by'ubuhakanamana. Nicyo kivuga no kubyerekeranye n'iyo mirimo yerekeranye n'imirimo abantu bagikora bayitirira ko bakoreye Imana. Ariko nabwo idini nka association igomba kugira imisanzu, ama contribution, kugira ngo abanyamuryango bayo bagire nyine aho bakorera, bagire ubutunzi bageraho hakurikijwe insanganyamatsiko n'intego z'idini. Ariko ibyo ngibyo nta nubwo leta yabivutsa idini, ahubwo biterwa n'umurongo bigize bite byakorwamo. So icyo ndi kuvuga rero ni ukuvuga ngo twari turi kuvuga mu byerekeranye n'ikimana bivugaho, Imana ireba cyane itorero kurenza idini. Hano rero akarengane k'itorero ntaho kari kaba. Akarengane k'itorero kazakorwa n'amadini, yashobora kwifashisha amaleta y'ibihugu kugira ngo yerekane ko hari abantu batari kugendera mu murongo wayo, mu gihe idini zayo imaze kuba imwe, imaze kwikombina. Ariko uyu munsi wa none nta bakarengane k'itorero kari kaba, nta munyetorero uri kurenganywa, nta n'itorero ryarenganyijwe, nta n'itorero ryafunzwe. Aya magambo ndi kuvuga unyumve neza, nta muntu wantumye, nta politike y'igihugu runaka yantumye. Ngewe mvuga ukuri kuri muri ngewe kandi nayishuriwe, no kugira ngo nawe ngukure mu rujijo, we gutangira kuvanga Imana ngo iranga naye ngo Imana iri hehe. Hanyuma hari ikindi kintu
ku byerekeranye wenda n'ibyafunzwe. Ubwo tugeze kuri nomero B. Kuri nomero B, ubwo iby'umwuka byo bisobanurwa n'iby'umwuka nyine. Kuri nomero B, bya bintu twari turi kuvuga, hari amagambo Uwiteka yigeze avugira mu muhanuzi Yesaya mu gice cyaho, mu gice cya 5 ku murongo wa 5. Uwiteka avugaga ibyerekeranye aravuga ngo noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye, nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike zarwo runyukanyukwe. Aya ni amagambo, umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu. Ntabwo nubwo Imana igikunda cyane kugira ngo abantu bayiyitirire mu binyoma, nta nubwo Imana igikunda ibintu biyitirirwa kandi bidakurikije umucyo cyangwa se bitari mu kuri. Nubwo ndi gusesengura kino kiganiro, ariko ndagaruka no ku ijambo ry'Imana kubera ko ibi ngibi byabaye mu Rwanda birakangura abanyarwanda, kuko nabwiye ko abanyarwanda bakunda Imana, bakunda Imana banakunda ukuri, ariko baramutse baricaye ku kinyoma cyaba ari ikindi kintu. Nuvuga ngo ibi bintu nabwo bishobora kubaho mu nzira imwe. Inzira ya mbere twabonye ko byabaho aramutse ari itorero riri kurengana, igenda ikiragera, nta nubwo ari ryarenganye. Inzira ya kabiri tubona no muri Bibiliya ariyo nakita B, ni uburyo ibyitirirwa Imana. Imana ishobora gukoresha abantu, igakoresha ubutware, igakoresha abami, igakoresha ibihugu kugira ngo bya bintu byitirirwa Imana nabyo bisenyuke, kubera ko byitirirwa Imana ariko ntabwo biri kuvuga Imana nyakuri. Ukaza gusanga ari ikibazo. Ntawe ndi gucira urubanza muze kumubarira, kubera ko umwere uturitse bukurkwira hose. Hari n'abizera bafite uko baterana, bishobora kuba baragendeyemo badafite wenda iyo ntego, ariko nabo igikomeye kirimo ntabwo Imana ihinduka. Imana biringiye iracyari ya yindi, kubera ko Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Niko ijambo ry'Imana ribitubwira hariya mu byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa nako mu Baheburayo, mu gitabo cy'Abaheburayo 13:8, Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Abizera rero nta kibazo dufite, abizera uyu munsi turakomeye, kandi itorero ry'Imana rirakaze rahitinga, kubera ko ririya torero rivugwa Yesu hari icyo yabivuzeho, aravuga ngo nzubaka itorero ryanjye. Ayo ni amagambo Yesu yabwiye intumwa ze bari kumwe na Petero, tubisoma hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 16:18, ubwo Yesu yababazaga ati mbese mugira ngo umwana w'umuntu nindi? Yesu yakundaga guhata abigishwa ibibazo ko bagendanaga nawe kandi batazi uwo ari we, bakamubara nk'umuntu ufite imiryango akomokamo yo kwa runaka. N'ubu muri ideoloji y'amadini niko abantu benshi bakiriye ngo Yosefu, ngo mwene Yosefu, ngo mwene Mariya, ngo mwene runaka, kandi nyamara Bibiliya ikatubwira ko yahozeho kandi ibintu byose ari we wabiremye. Rero mu kwambara umubiri nk'uko tubibona muri incarnation, jambo yigize umuntu, bishatse kuvuga ko atari umuntu, abana natwe. Yesu yakunda kubaza abantu kubera wa mubiri bamwitiranyagamo, akaba ate umwana w'umuntu mwumva karindi. Rimwe rero bibaza abigishwa bahoraga bamwirukanga inyuma, ntukajye ugenda mu byo utazi. Noneho abigishwa buri cyo bamusubiza, ariko Petero yateruye amagambo nawe atari Petero ubwe, ahubwo ni Yesu ngo warumwishuriye, aramubwira ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Petero nk'umushidikanya, Petero nk'umuntu wambaye inyama n'amaraso, wari umunyamubiri bwite, cyane ko nicyo gihe bari batarakizwa, uretse ko bari baratoranyirijwe agakiza ariko bataragahabwa. Ariko byaratunguranye mu bandi bantu, Petero avuze ko Yesu ari Kristo. Hanyuma rero Yesu aramubwira ati nawe ntabwo ari inyama n'amaraso, ahubwo ni umwuka wa Data uje muri wowe. So aho ngaho rero Yesu yahise akamuha umurage kugira ngo makure mu rujijo rukomeye. Yesu yamuhaye umurage aramubwira ati wowe nkwise Petero, bisobanura urutare. Hanyuma ngo kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye, ngo amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Iyo ubwiye abantu ukabwira ngo u Rwanda rwafunze amatorero, uretse ko nta n'amatorero ahari twabibonye, nta matorero menshi ahari. Hari itorero ry'igihugu, hari n'irindi torero ritari mu Rwanda gusa, ahubwo abanyetorero bakiriye Kristo umwami n'umukiza, abo ngabo bari mu bihugu byose, abamaze kumwakira bakemera izina rye, akaba ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hanyuma ukabwira abantu ngo itorero ryarafunzwe, aho kanya nimba uri umwigisha ubuhakanye ubutumwa bwiza, ubuhakanye, kubera ko nimba ijambo ry'Imana twigisha, Yesu ubwe atanga umurage w'itorero, yaravuze ngo nzubaka itorero ku rutare. Urutare ni ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubugingo, ijambo ry'ukuri, iryo Petero yarasobanuye ridaturutse kuri we, Kristo amuhaye kuvuga. Noneho ukazabwira abantu ngo itorero ngo ryarafunze, nzubaka itorero ryanjye
kuri y'ikuzimu. Mbakubwiye ngo usubiremo ariko ujye ubisubiramo ahantu uri. Uze kubireba hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 16:18 uze kuhasoma. Hanyuma ngo amarembo y'ikuzimu ntazarihangara. None murafata abantu mukavuga ngo bahangaye itorero. Ntabwo ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyahangara itorero ry'Imana. Ntabwo nta mu president n'umwe w'igihugu wahangara itorero ry'Imana. Bene data, mukomere kandi mugume mu kwizera. Mukomere kandi mugume mu kwizera. Ntabwo byashoboka ubwo Imana yaba yivuguruje, Imana yaba yatsinzwe. Twe gusenga Imana nk'abakabakaba, twe gusenga Imana inkubirane ngabari kuvuza induru. Mu Rwanda bahagaritse insengero, mu Rwanda bahagaritse gusenga, mu Rwanda gusenga bikorerwa he? Gusenga bikorwa nande? Ubwo nawe twari twinjira mu busesero, turi mu by'umwuka. Wowe ubyizeye gutyo umenye ko waratakaye. Yesu yusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyawo cya 4, igihe umwami Yesu yasangaga umugore w'Umusamariya ku iriba rya Yakobo amukiza, mujye muhasoma. Yamukirije kwa ririba, ntabwo yamukirije mu iriya nzu. Yamukirije kwa ririba, ntabwo uriya mugore yajyaga ajya mu rusengero, nta handi hantu uriya mugore yajyaga ajya guterana. Ariko kubera ko Imana yamumenye kera ikamubaraho ubugingo, ikamutoranya kera kuva isi yaremwa ko nawe azagirirwa neza, kubera ko umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Iyo niyo nsanganyamatsiko ya Bibiliya tubona mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cyawo cya 10 umurongo wa 19. Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Uriya mugore Yesu atangira kumuganiriza, yaramubwiye ngo namuhe amazi ngo yo kunywa. Umugore ikindi yabashije kumenya nuko amenye ko Yesu akomoka mu Bayuda, igisekuru yitirirwaga. Noneho umugore akamubwira ati se kuri umuyuda nka Musamariya ni gute unsaba amazi yo kunywa? Icyo gihe ng'Abayuda n'Abasamariya, Abayuda banenaga Abasamariya, ntabwo basangiraga, ntabwo bavugaga rumwe, kubera ko bamwe bari nk'abanyamahanga, Abayuda bazi ko ari ubwoko bw'Imana. Ariko umenye ko Yesu yaje gushaka icyazimiye, kandi ntabwo ari umwami w'ubwoko runaka, ahubwo ni umwami w'isi yose. Ni umwami w'isi yose. Hanyuma icyo gihe ngira ngo uko Yesu yagiranaga ibiganiro n'uriya Musamariya, ari nako kubwiriza, ni nako ijambo ry'Imana ryigishwa. Hanyuma aza kugera igihe aramubwira ati noneho kudafite ikivome, ati nyamara nge nguhaye amazi, amazi nge naguha, ntabwo wazongera kugaruka kuvoma hano, ntabwo wazongera kugira inyota ukundi. Iryo ni ijambo ry'ubugingo. Ni ukuvuga ngo Yesu yavugaga yahe mazi, dukeneye inkomezi, dukeneye kuva mu kinyoma, dukeneye ko abantu basobanuka niba ari Imana uri kumwe nayo, uri kumwe n'Imana kandi iyo Mana wayihungabanya. Umugore niho yaje kuzurira imbaraga z'umwuka, yumva aratamurutse, ibyaha byarabibabariwe nta n'ikindi kintu akoze, kubera ko abanye amazi y'ubugingo, ijambo ry'ukuri, ijambo ry'ubugingo. Buriya ijambo ry'ukuri ribasha gukiza abantu, ariko ijambo ry'ikinyoma ritwika umuriro, uwo muriro ukagurumiza. Noneho aramubwira ngo genda uzane umugabo wawe hano. Umugore abanza no kumubwira ati nge nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati ubivuze ukuri ko nta mugabo ugira, kubera ko n'abatanu washakanye nabo n'uwo mwararanyije irosi wawe. Ikigaragara uriya mugore ari umunyabyaha muri kamere zacu tujya tubara, cyangwa se yari afite imirimo y'iki ya kamere. Nta mugabo yari afite, yarasambanaga, birumvikana n'undi wese yahita abyumva. Yanabanje kwibwira ko Yesu nawe ng'Umuyuda aje kumutereta, ariko Yesu afite ibyiza yatugeneye bitari iby'abantu, ahubwo byo mu ijuru, by'ubutunzi bwo mu ijuru. Hanyuma rero uriya mugore amaze kuzura imbaraga z'umwuka, amaze guhishurirwa ukuri, ni nayo mpamvu ngira ngo abantu mujye mubanza mumenye ukuri, uko muzamenya ukuri kandi ukuri no kuzabatura. Yahise akavuga ati menye kuri umuhanuzi, uwo basogokuru bajyaga basengera kuri uyu musozi, ati naho abandi bakagira ngo Yerusalemu niho gusengerwa. Yesu aramubwira ati mugore nyizera, kuko igihe kiraje kugira ngo abasenga data bamusengere mu kuri no mu mwuka. Mwene data, mu kuri no mu mwuka ni muri rusengero. Ni muri ADPR, ni mu Katolike, ni mu Bangirikani, ni mu Presbyterienne, ni hehe. Mu kuri no mu mwuka ni hehe. Kubera ko imisengere ntigombera izindi ngabo. Nakubwiye ngo hariya duteranira ni mu association bitiriwe izina ry'iki ry'Imana.
ariko rimwe na rimwe nta nubwo ushobora kwakira. Hari igihe ushaka kuza ugakomereka ugataha none imitwaro n'imitwaro. Muri Yakobo navanga intambara zituruka hehe? Hari ujya gushaka ugasanga abantu baje mu buryo bw'ijambo ry'Imana ariko n'ubundi ahubwo intambara zagira zite zagiye zaremera. Aho kantu kajya kabaho cyane. Intambara zikaremera. Imana bamugisha. Rero Yesu aramubwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abasenga by'ukuri basengere Data mu kuri no mu mwuka. Ngabo ngabo nibo Data ashaka ko bagira bate ko bamusenga. Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Gira gukiranuka muri wowe. Niba hari ijambo ry'Imana wumvise uryiteho, niba ryaraguhinduye uryiteho, ariko wo kwiruka inyuma y'ibidafite agaciro. Insengero barazifunze gute se rwafungwa gute? Rwafungwa cyakora amahirwe mfite nacyo ndaza kubibabwira mu kiganiro. Nta banyamuryango benshi b'amatorero bakunda kurogereta ko imiryango ishingiye ku myemerere ko bajya bafunga aho ikorera, ahubwo akenshi abayobozi b'iyo miryango nibo nyine usanga bavuga ati itorero ry'Imana ibiki, ariko nabwo tugomba kumenya ukuri, ntabwo Imana yigeze itsindwa. So icyo nende babwira rero kindi muri iri jambo nende gusoma ahangaha mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 5 umurongo waho wa 5 ko twasomaga, ariko umutwe w'amagambo ravanga Imana ishinja abayuda ubuhemu. Hanyuma agavuga ngo noneho ngo reka mabwire icyo ngiye gukora. Imana banje kuvuga ati niki ntabakoreye? Nashyizeho uruzabibu rwanjye, mbinga uruzabibu ndarutabirira, ndaruvomerera, ndaruzitira kugira ngo rubu uruzabibu. Urwo n'urukundo Imana idukunda, kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Ku murongo wa 17 na 18 wa 19 ngo Imana itatumye umwana wayo mwisi gucira abari mwisi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mwisi bakizwe nawe. 18 ngo umwize ntaciro n'iteka, ariko utamwizeye maze kugira ute kuricirwaho ukatizeye umwana w'Imana w'ikinege. Hano rero Imana yashaka abantu bayikorera mu kuri no mu mwuka. By'ukuri tuye tureba il n'y a pas de fumée sans feu, niko mu Français avuze. Il n'y a pas de fumée sans feu. Nta mwotsi utagira umuriro. Burya kwa kiranswa ikintu kizabaho cyose ujye ubanza uvuga ati kubera iki kintu kibayeho. Noneho kigutere kubona isomo ryo kwiga, ureba watandukiye, urebe nawe ugomba gukoramo. Aha muze kunyumva neza nimbona nigisha, ariko ntawe ndi gushinza amakosa runaka, ahubwo ndagira ngo twisuzume nko Paulo yabivuze, twiboneze turebe. Ikindi kandi ndituze gutakaza umwimerere wacu w'Imana dushingiye kuri evenema zabaye mu gihugu cy'u Rwanda, ngo hafunzwe amatorero, ngo hafunzwe amadini. Iyo mvugo tugomba kuyibagirwa. Ntabwo itorero ryigeze rifungwa, ntabwo ryafunzwe, itorero ry'Imana rihari. Hanyuma Imana iravuga, Uwiteka aravuga ngo niki nagomba gukora rura rutoki ntarukoreye. Nubwo noneho ngo ngiye gusenya uruzitiro, ngiye gusenya uruzitiro rwabo ngo ubundi runyukanyuka. Aragando ari surprise yabaye mu Rwanda, buri ibintu byose biberaho kwigisha. Iri fungwa ryaho imiryango ishingiye ku myemerere ikorera cyangwa se y'amatorero nko mubyita, ryabaye ikintu gisa nkaho ari terrible mu mitima y'abantu bamwe, n'abantu bakibazaho byinshi, ariko nta kintu na kimwe kiba kibaho Imana itagize ite itacyemeye. Nta kintu na kimwe kiba kibaho Imana itacyemeye. Imana ati kubera ko ibyo nari ncunze ku ruzabibu, uru rutoki ukuntu nari nzi ko ruzatanga imbuto, nari nzi ko ruzatanga imbuto. Aba turaza kwibaza ngaho ubundi twatanze imbuto, ibyo dukora, ibyo duhagarariye byatanze umusaruro mu buryo bw'umwuka no mu buryo wenda bw'umubiri. Mu mubiri waba warabonetse ku ruhande rumwe kuri bamwe, ariko se mu buryo bw'umwuka twakoze icyo Imana ashaka ko dukora. Nuzabona inzu yawe yarubatswe nabi ntugatinye ko bayisenya, kubera ko iya kabiri izarushaho kuba nziza kurenza iyo wari warubatse mbere. Imana ngo izasenya uruzitiro, hanyuma nikuraho uruzitiro utagombye kuvogera akuvogera. Kuva navuka, kuva nabaho, uretse gusoma Bibiliya ngabona uburyo itorero ry'Imana ryagiye ritotezwa,
nkabona byagiye bibaho uburyo Bibiliya yabonetse ko yarwanyijwe, ariko nibo bwa mbere njye nabonye amaleta y'ibihugu afatira ibyemezo ibyitiriwe izina ry'Imana. Kandi urumva aho ibyemezo byo gufatwa, iki kintu kirakomeye, ari nayo mpamvu kuri iyi kamera uze kumurikira. Kuko kera ubundi twari tuzi ko tukavuga ati itorero nta muntu warihangara n'ibiki, kandi koko itorero nyine riba respective. Ngira ngo na leta n'inzego za leta zubaha imisengere, zirayubaha cyane ko nta rwego na rumwe rwa leta rutagira rubarizwa mu misengere cyangwa se mu materaniro. Ya miryango twavuze nabo bafite aho babarizwa, kuko nabo bakeneye Imana, nabo barizera. Ntabwo rero umuntu yajya kwisengeraho azi ko ibyo agiye gusenya ari ukuri. So ngira ngo rero ako ni agace ka mbere nagira ngo mbabwire. Samari wenda twakora muri ko ni ukubera ko twagomba kubanza kureba niki cyafunzwe. Nicyo umunyamakuru yarambajije kugira ngo basangize niki cyafunzwe. Ubu muri A na B usanze ari icyafunzwe. Itorero n'idini hafunzwe iki? Itorero na association hafunzwe iki? Kuko tubonye itorero iryo ari ryo, tubonye n'ibyo twita itorero ibyo ari byo, kandi ibyo twita itorero nabyo bikaba bifite amategeko abigenga mu gihugu, bifite stati. Nuvuga ngo niba bifite amategeko abigenga mu gihugu, leta y'igihugu bifite iki hububasha ko kugira iki bihinduraho, ni kubigira inama no kugira icyo yabikoraho. Mu kiganiro cya kabiri nkuko umunyamakuru yabimbwiye, araza kunyemerera kugira ngo noneho tuze kureba iriya miryango ishingiye ku myemerere ni iki leta y'u Rwanda yashingiyeho. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyashingiye ku kigihagarika iriya miryango. Murakoze. Murakoze cyane rero, hanyuma nizere ko twabanye nawe kugira aho dusoreje ikiganiro cya mbere. Wibuke gukora subscribe niba utarigeze uyikora, hanyuma nawe tuzajye turushaho kubana. Komeza kugira amahoro y'Imana. Urakoze cyane.